Mureke twikomereze n'agace ka gatanu ku munsi wa none. Gusa mbere yuko dutangira mbibutsa gukanda subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo rwose inkuru dushyiraho buri munsi zijye zibashyikaho ku gihe. Niba wibuka neza ahantu twasoreje mu gice cya kane, bari baje gushaka umukobwa Karina, aribwo basangaga uwakabaye uncle we amusizeho umuntu ngo amwice. Nibwo uyu musore Wilson yahise avuga ati ariko uri ikigoryi ku buryo ufata umwishywa wawe ugategeka ngo bamwice. Silas uri ahangaha nibwo yasigaye avuga ati ngiye nakoresheje DNA test, ati ndabizi neza kuri ya mukobwa nahahuriye rwose n'amaraso yanjye. Nibwo umusore wundi wari usigaye yahise amubwira ati none so urabizi neza kuri mukobwa ari uwa Grace, ati sinzi ibyo uzabwira Grace. Umugabo uri hano yaravuze ati mana yanjye, ati ngomba kuba naribeshe, ati ariko nibura haracyari igihe. Aribwo rero uri hano nawe yavugaga ati ndabizi neza ko murasanga n'ubundi agakobwa bakarangije, ati nta buzima karaba kagifite. Barakwereka baje hano kureba wa musore twasize agiye kumukubita, bamusanze ari hasi ndetse yahwereye. Baranje baramubaza ati umukobwa ari hehe. Ubwo Silas washakaga kwica umukobwa niwe utangiye kwiruka muhiga. Wibuke nawe ntago yari yaramenye yuko uriya mukobwa ari umwishywa we, ntago Rora yari yarigeze atuma bimenya. Barakwereka hano umusore uraha Wilson yahise abwira uyu wari ugiye gukubita Karina ati wowe turaza kudiringa nyuma reka mbanze nshake umugore wanjye. Umukobwa yashyitse hano mu kwisaka asanga telefone ye yayibuze, arangije aravuga ati ubanza n'imiti bamaye, ikindi mo ndumva nari burenga ahangaha. Umukobwa agitangira kuzengerera muri ako kanya na Wilson nawe yahise amushyikaho. Wilson azahamagara ati Karina, ati ni kibazo ki? Yahise amwirukankana kwa muganga, gusa mu bigaragara umukobwa yitabaye ntabwo uriya musore yigeze amukoraho. Umukobwa yakuriye ku muhanda, wibuke ni imfubyi nta babyeyi yigeze agira. Barakwereka hano muganga yaramupimye, arangije amubwira ati Mr Wilson, ati rwose ntugire ikibazo, ati umukobwa ameze neza. Umusore arangije avuga ati none se abana bo nta kibazo baba bagize? Muganga aramubwira ati humura, ati n'abana bameze neza, ati umukobwa nuko yarananiwe n'imiti bamuhaye isinziriza yamuciye intege gusa, naho ubundi nta kindi kibazo afite. Umusore hano yatangiye kumwitegereza anibaza ati ngombe kuba nakwitayo nk'uko byari bikwiye. Barakwereka Silas nawe akimenya yuko umukobwa ari umwishywa we yashatse kwica, yaje yirukanka abaza ati se Karina ameze neza? Hano umukozi wa Wilson aranje amubwira ati we ntago wemerewe kuba warengaha, ati bavuze yuko utemerewe kuba wajya kumureba. Silas aranje amubwira ati mana yanjye, ati ibi bintu ndaza kubyicuza, ati ntago nakabaye nakoze ibi ngibi pe. Barakwereka muri ako kanya Silas wa mukozi we yahise amuzanira ibyandiko bigaragaza mama w'uyu mukobwa, arangije avuga ati reba, ati rwose ni Grace, ati Grace ndetse akaba yarabyaye n'uriya mukobwa Karina, ati kubera iki aya makuru yose nayamenye na mbere hose? Ati ndi ikigoryi, ati ndi igicucu. Umugabo hano yatangiye kwituka avuga ati ibi byose ntago nakabaye nabikoreye umwishywa wanjye, ati kandi ari wo muntu wenyine nsigaranye mu muryango wanjye. Silas hano yakomeje guhatiriza avuga ati genda umunsabira imbabazi, kuko icyaba icyo ari cyo cyose ndibuze kuguma ahangaha, ntago ndibuze kugenda namubonye ngo tuvugane musobanure yuko nigeze nsobanukirwa ko ari umwishywa wanjye. Wibuke yarabiketse ariko agerageje gukusanya amakuru Rora abyivangamo. Karina nawe yahagurutse abaza Wilson ati se abana nta kibazo bigeze bagira? Gusa hano bahangayikiye abana. Wilson aramubwira ati humura, ati umwana wacu nta kibazo yagize. Barakwereka hano rwose umusore amubaje ati none se uri kumva umeze neza, nta kindi kibazo ufite? Umukobwa ati rwose meze neza. Wilson hano yakomeje asaba imbabazi, ati mbabarire nakabaye nakwitayeho, ati byose ntabwo byakabaye byabaye. Umukobwa ati Wilson nta mpamvu yo kwirenganya, ibi byagombaga kuba, ati ikindi kandi nanjye ndi mukuru, ati nshoboye kuba nakiyitaho. Umusore arangije amubwira ati noneho rero, ati rwose hari ikindi kintu nari narakubwiye, ati yuko uriya Silas cyangwa se uriya wareze Rora ari uncle wawe, si wari warambwiye yuko mu muryango w'iwanyu nta muntu n'umwe wigeze usigara? Umukobwa arangije avuga ati no, ati bishoboka bite? Ati icyo yaba ari cyo cyose ariko nanone yashatse kunyica, ati njye ntago ndibuze kuba namwemera guhura nawe, ati ndetse nta n'ikintu navugana nawe. Umusore arangije aramubwira ati rero Karina, ati rwose niba udashaka guhura nawe cyangwa se kugira ikintu umuvugisha, ati ntugire ikibazo nanjye umwanzuro wose uri bufate, ati ndibuze kuwugushyigikiramo. Barakwereka ibyacu ntibyatinze hano wa mukozi wa Wilson yahise aza kumubwira ibyo Silas amutumye. Mu by'ukuri ati Silas ashaka kuba yakubona akagusaba imbabazi, ntabwo yigeze amenya yuko uri umwishywa we.
Karina hano arangije avuga ati naba ndi umwishywa we cyangwa nari we, ati umuntu uwo ari we wese ntabwo yagakwiye kumugira nabi kuriya, ati se nibiriya akorera abandi bantu, ati njyewe ntabwo nkeneye anko w'umwicanyi, ati rero n'ubundi niba yendaga kunyica akeka yuko nari umwishywa we, ati bivuze ngo abandi bantu adafite aho ahuriye nabo abagirira nabi. Wilson nawe aramubwira ati genda umubwire ibyo umukobwa akubwiye ntabyo wumvise. Uyu mukozi wa Wilson nawe yahise aza kubwira Silas ati umukobwa ntabwo ashaka guhura nawe, ati kabone nubwo waba utari wakabimenye, ati n'abandi bantu ntabwo ukwiye kubitwaraho kuriya cyangwa ngo ushake kubahohotera, kubera yuko ngo na mama w'umukobwa ntabwo yari kwifuza musaza we umeze gutyo. Silas hano yakomeje kwicuza avuga ati ndaza gukora ibishoboka byose, ati ntabwo natuma uyu mukobwa akomeza kundakarira. Umukozi wa Wilson yamubwiye ati nyine va hano, yavuze ngo uva ahangaha ntabwo ashaka kukubona, gute ushaka guhatiriza. Barakwereka hano Kevin umukozi wa Silas nawe yarabyivanzemo. Silas arangije amubwiye ati Kevin byihorere reka dutahe, ariko bageze mu nzira aramubaza ati urabizi neza ko bya bipimo twakoresheje nta muntu wigeze abihindura? Umusore ati cyane rwose, ati ndabizi neza kandi ikindi warabibonye ko nabikuzaniye bifunze, ndetse ni wowe wabifunguye ku giti cyawe. Barakwereka muri ako kanya bahise bataha, ariko avuga ati ndakora ibishoboka byose uriya mukobwa ngo ni Karina ambabarire. Barakwereka nyirabayazana ndetse nyiri gutera ibibazo hano yari ari kwigira umwana mwiza avuga ati papa, ati ndakwinginze, ati nanjye ntabwo nashakaga guhohotera, ati rwose uriya mwana kandi ari umwishywa wawe, ati habayeho ukutamenya. Barakwereka hano umukobwa yakomeje asaba imbabazi avuga ati niba rwose mutari kunyumva, ati basi reka nkubite umutwe ku gikuta, ati ibyo nakoze byose bihwaniremo, ati ntabwo nkwiye kuba nabaho pe, ati kuba nawe ngiye gutuma wica umwishywa wawe. Ise arangije amubwiye ati rora nta mpamvu yo gukora ibyo ngibyo, gusa icyo atazi ni uko aka gakobwa na mbere hose kari kabizi yuko Karina ari umwishywa w'uyu Silas, ndetse katashakaga yuko atwara imitungo yako. Agakobwa kari hano katangiye kwipfushagiza kavuga ati ndabizi yuko mama wa Karina ari we waguhaye amafaranga wakoresheje ukaba ufite ubuzima ufite ubu, ati ndetse akaba niyo mpamvu nanjye wandeze nkaba nganuko, ati rero iyo nza kubimenya ntabwo nari gutuma rwose Karina tumugirira nabi kuriya. Silas yaravuze ati wa mwana rwose ntabwo ari ngombwa, ati n'ubundi yanze kumbabarira. Umukobwa uratangiye kumubwira ati papa ntugire ikibazo, ati rwose araza kukubabarira cyane yuko nawe nta ruhare wabigizemo. Umugabo ati siko mbikeka twigarukire hano umuryango wo kwa ba Wilson. Umukecuru rwose yari ari gusenga avuga ati mana umfashe umukobwa wanjye agaruka amahoro. Barakwereka hano Wilson ndetse n'umukobwa bari bagarutse mu rugo, arangije amubaza ati haba hari icyo wabaye? Umukobwa ati ntacyo. Umukecuru arangije avuga ati Wilson, ati ni gutya wita ku mukazana wanjye koko? Umukobwa arangije avuga ati nyogoko, ati nta mpamvu rwose yo kumurenganya, ati nawe nta ruhare yabigizemo kandi nanjye ndi mukuru. Barakwereka bahise baza kwicara hano, arangije aramubwira ati ariko ubundi urabyumva gute uramutse uhagaritse amasomo yawe, kubona rwose inda itangiye kuba yakura ukaba wakigira hano mu rugo ndetse ukabona uko wita ku mwana, ati gukomeza ukora ingendo nyinshi ujya ku ishuri n'izindi ngendo zitandukanye, ati bizaguteza ibyago bihambaye. Umusore arangije avuga ati nyogoko urabizi ko Karina akunda kwiga, ati nta mpamvu y'ibyo. Umukobwa nawe arangije avuga ati se ahubwo urabyumva ute bikoze nk'uko nyogokuru ari kubivuga, ati n'ubundi kwigira mu rugo nibyo byiza, ati ndetse nibyo bitazatuma mwese muhangayika nkaba ndaho mu ndeba, ndetse nibwo n'abana bazaba bafite umutekano, ati rero ndumva igitekerezo nyogokuru yari atanze ari cyo, ati nibyo rata nyogoko, ati naguma ahangaha, ati nkajya nigira. Umukecuru arangije avuga ati aho ni byiza rero, ati reka mbareke hano muwe muganira, ati rwose uwo mwanzuro ufashe ni wo, ati ugomba kuguma ahangaha twese tukajya tukubona igihe tugushakiye. Umukobwa ati cyane rwose humura, ati ntabwo nzongera gusubira ku ishuri, ati ndaza kujyayo ngiye kwaka ibaruwa isezera gusa. Barakwereka ibyacu ntibyatinze muri ako kanya, hahise haza hano wa mukozi wabo ngo ni Mariya, arangije aravuga ati Silas ari hano rwose ashaka kuba yabonana na Karina. Umukecuru arangije aribaza ati se Silas nyuma y'ibyo umukobwa we yakoze byose gute yaba ashaka kumubona? Gusa umukobwa arangije avuga ati ibyiza mwamureka akaza tukumva rwose icyo abivugaho, ati ndetse ntabwo azigera aruhuka mu gihe ataravugana nanjye, mumureke yinjire. Barakwereka Silas yarinjiye hano atangira kuvuga ati mukuri Karina nakoze amakosa, ati ariko ntabwo wari ukwiye kuba wantwara gutyo, ati ikindi kandi ntabwo ibyo nakoze byose nari mbizi, ati nyuma y'ibyo ndetse ndi na anko wawe, atumenye yuko ari njye muntu njyenyine mu muryango ufite. Umukobwa arangije avuga ati ariko se urabizi yuko iyo usa mama wanjye akiriho yari kwifuza yuko ngira anko nkawe?
Umusore arangije aravuga ati Karina wirakara, ati wibuke yuko utwite, ati niba ari kukurakaza vuga ati umusohore, nta mpamvu yuko rwose agutesha umutwe. N'umukecuru ati nibyo, ati nta mpamvu yuko akurakaza, niba utamwishimiye vuga ati umusohore hano. Umukobwa arangije abitekerezaho, n'umugabo uri hano arangije avuga ati Karina atugomba gutekereza neza, nubwo uyu muryango ubona bagufashe neza ariko aba bantu ntabwo ari umuryango wawe, nuko waje ubisangamo. Atugomba kumenya yuko ari njye munyamuryango njyenyine ufite, ati ndetse aba baramutse bakwihindutse nta wundi muntu waba ufite usanga, ati kubera yuko ari njye njyenyine waba ufite mu muryango wawe, ati rero ntukomeze kubishingikirizaho. Umukecuru uri hano arangije ararakara avuga ati Cyrus gute watinyuka kuvuga gutyo, ati twe mu muryango kwa Wilson turi inyangamugayo, ati yaba papa wa Wilson cyangwa se basogokuru be bose, ati nta numwe wigeze yirukana umugore we, gute utekereza yuko umwuzukuru wanjye Wilson azirukana Karina? Umusore arangije aravuga ati ntabwo Cyrus wagakwiye kuvuga amagambo nk'ayo, ati ikindi kandi uyu mukobwa arihagije, ati ntabwo akeneye umuntu nkawe w'umugome cyangwa se umuntu nkawe utagira umutima, ati gute watinyuka gukomeza kumubanya n'uriya mukobwa ngo ni Rora? Umugabo uri hano arangije aravuga ati ariko murabizi ko Rora nawe namwirereye, ati nta hantu na hamwe namushyira nubwo rwose yakoze amakosa, akaba ari nawe nyirabayazana w'ibi byose. Ati ikindi umusore uri hano arangije aravuga ati ceceka, ati rwose uriya Rora yakomeje igihe cyose yirukanka kuri Karina, nta na rimwe yigeze atuma agira amahoro, none gute utinyuka ugashaka kubabanisha bombi? Cyrus arangije aravuga ati none se urumva umwana nirerereye ubundi namushyira hehe? Ati rwose uriya nawe agomba kugira ikintu gike yabona, ati ikindi kandi nubwo uvuga gutyo, ati wibuke yuko uwo nguwo ari umwishywa wanjye, ati kandi nta cyabihindura. Gusa disi Cyrus nawe afite ingingo, hano nta kintu na kimwe yigeze agiramo uruhare usibye kudashishoza byonyine. Umukobwa uri hano ngo ni Karina yaramubwiye ati Cyrus, ati mu by'ukuri ibyo ndi gukora byose ndabizi neza ko mama nawe aramutse ahari yabinshyigikiramo, ati rero ntabwo yakifuza yuko ujya kumbangikanya n'uriya mukobwa, ati hanyuma y'ibyo yankoreye byose, ati wowe nibwo buzima wahisemo, ni kuriya wahisemo kurera umwana wawe, ati rero genda ukomeze urere uriya mukobwa wawe, yewe ntabwo nakumvikana nawe igihe ubana n'uriya mukobwa n'ibyo yagiye ankorera byose. Cyrus hano agishatse gukomeza kuvuga bahise bamusohora. Barakwereka Cyrus yaratashye atangira kuvugana na wa mukozi we ngo ni Kevin. Kevin arangije amubaza ati se byagenze bite? Cyrus aravuga ati n'ubundi bakomeje kunyangira, ati rwose ndagira ngo undebere niba uriya mukobwa ngo ni Karina yarigeze amenya yuko, cyangwa se niba uriya mukobwa wanjye ngo ni Rora yarigeze amenya ko Karina ari umwishywa wanjye. Kevin arangije aravuga ati ariko ndibuka ubwo nari mvuye kuzana DNA test cyangwa se bya bipimo bari bafashe, ati rwose Rora yaraje amenaho isosi ishyushye ndetse mpita njya mu bwongero kwihanagura, ati rero ubwo nagendaga Rora ashobora kuba yarabibonye yarangiza akabihindura. Cyrus arangije aravuga ati genda undebere, ati ndabizi neza yuko hari ahantu hari kamera, ati ndagira ngo ugende undebere amashusho ya kamera ibyo agaragaza. Barakwereka Kevin yagarutse avuga ati amashusho ya kamera rero, ati rwose nsanze barayangije, ati ndetse umukozi wo mu rugo arambwiye ngo Rora wenyine niwe wabashe kuba yayangije. Umugabo uri hano arangije aravuga ati Rora, ati sinakabaye narakiziye kari agakobwa, ati nyuma yo kukarera nkagaha buri kimwe, nkagaha ubuzima, nkagaha buri kimwe katari gafite, kashatse yuko nica umwishywa wanjye, ati gute koko kari agakobwa kari gutinyuka gukora ibintu nka biriya, hanyuma y'ubuzima bwiza bwose ndagahaye kari imfubyi? Kandi koko nibyo uyu mugabo disi uyu mukobwa yamwitayeho ndetse amukorera kimwe, no gushaka kwangiza ubuzima bw'uriya Karina byose yabikoreraga uyu mukobwa kuko yari azi ko uyu mukobwa ari mukuri. Rora yaje hano arangije aravuga ati nakwitabye papa. Cyrus arangije aravuga ati ntabwo ukwiye no kuba wanyita papa w'agakobwa we, ati uragatindura akagoma urakaruzi, ati gute wari gutinyuka kugira ngo gutuma nica umwishywa wanjye kandi wari ubizi yuko ari umwishywa wanjye? Rora arangije atangira kuburana avuga ati ibyo bintu ntabwo nari mbizi papa, urumva ari gute nari kubimenya ngatuma ushaka kumwica? Gusa n'ubundi Cyrus amakuru yayamenye. Kevin arangije aravuga ati Rora, ati urabyibuka neza yuko mva kuzana impapuro zigaragaza ibipimo, ati rwose wazanye isosi uyimenaho, ubwo nagendaga rero nasize ibyandiko ku meza, waba warabihinduye? Umukobwa arangije aravuga ati se urumva ari ihe mpamvu ari gutuma ndeba mu byandiko byanyu, nari kumenya gute ko biri kuvuga ku by'umwishywa wanyu? Umusore arangije avuga ati none niba atari we wabihinduye, gute watinyutse kuba wajya guhindura amashusho ya kamera cyangwa kuyasiba? Umukobwa arangije avuga ati nuko nyine naye nagize ibintu by'urwikekwe, vuga ni se bari muri buze kunyibazaho, ati mwibaze impamvu namumenyeho isosi.
umugabo uri hano ngo ni Silas arangije aravuga ati wagakobwe guhera uyu munsi ntabwo nshaka kongera kukubona muri iyi nzu, ati guhera uyu munsi bakujyane mu mahanga, ati ndetse utazongera gutinyuka no kunyita papa wawe. Rora arangije aravuga ati papa ntabwo watinyuka kunkora ibyo bintu, ati nakubujije kumpamagara iryo zina, urebe bya bindi bavuga ngo ugira nabi ukabisanga imbere, wanagera neza nabyo ukabisanga imbere. Gusa disi hano Silas nawe yabivuze ababaye, ubona yuko amarira ari no kugwa, kandi mujye mutinya kubona umuntu w'umugabo ari kurira. Barakwereka twigarukire hano mu rugo kwa Wilson. Umukecuru yari ari guhitiramo umukobwa utwenda tw'abana, avuga ati mukuri utu twenda ni twiza ku mwana pe, ati azadukunda. Barakwereka na Wilson muri ako kanya yaraje aho ngaho. Umukecuru arangije aramuhamagara ati Wilson, ati nawe vayo hano urebe, ati mukuri urabona utu twenda atari twiza. Umusore arangije avuga ati none se ko mbona ari utw'abakobwa, umwana naramuka avutse ari umuhungu. Umukecuru ati Wilson werega nta n'ibyo uzi kureba, ati utu twenda buri mwana wese yatwambara, ati yaba ari umuhungu cyangwa umukobwa. Kandi arangije amubaza ati none se Wilson urifuza yuko mbyara umukobwa cyangwa urifuza yuko mbyara umuhungu, ati muri abo bana bombi urifuza uwuhe? Umusore arangije avuga ati njye umwana apfa kuba ari uwawe gusa, abo umukobwa cyangwa umuhungu nzamwemera. Umukobwa disi yarishimye, yumvise umusore naribi rye ndetse anamukunda cyane. Umukecuru yaravuze ati rero reka mbasiga aha ngaha mube muganira, ati rwose mugombe kuba mufite byinshi byo kuganira pe. Umusore arangije avuga turabona rero yuko nyogokuru adusize aha ngaha njye nawe twenyine, ati rwose tugomba kugira ikintu cy'ingenzi tuganiraho kubera yuko niko yabishakaga. Barakwereka muri ako kanya umusore yahise akora mu mufuka, numbaze ngo niki agiye kwereka umukobwa hano. Barakwereka muri ako kanya yahise akuramo akantu k'imano, araje amubaza ati akase ntakawe? Umusore aramubwira ati ako kantu, ati rwose ni Silas wakazanye, ati yakaguze hafi miliyoni 5 zose z'idolari, ati mukuri sinzi niba uri bukemere. Umukobwa aranje avuga ati ati wapi, ati nta mpano za Silas rwose nyeneye hanyuma y'ibyo yankureye. Umusore aranje amubwira ati ariko nubwo Silas yakoze amakosa ariko nanone nibikuraho yuko ari uncle wawe, ati wa mukobwa rwose ugomba kubitekerezaho kabiri, ati ariko nanone njyewe amahitamo yose wafata ati nayagushyigikiramo, gusa nanone ntabwo ngiye gusamagije cyangwa se umuryango wacu uhagije, ati ukwiye no kugira umuntu wo mu muryango wawe nk'uriya nka Silas. Umukobwa aranje avuga ati ibyo bintu ngiye rwose ntabwo byumva. Umusore aranje amubwira ati wowe, ati rwose amahitamo yose wagira, ati njye nta kibazo nyafiteho, ati ariko ubitekerezeho, ati ugomba kugira umuntu wo mu muryango wanjye. Ikindi kandi wibuke ntabwo Silas yigeze abyara, ati nawe nibura aba yifuza kugira umuntu bahuje amaraso cyangwa se umuntu wo mu muryango we. Umukobwa aranje aravuga ati ndabyumva, ati ariko nanone umbabarire yuko ntabwo iyi mpano ya Silas ndibuze kuyifata. Barakwereka muri ako kanya umusore yahise akora no mu ikote akureya, kandi umukobwa yahise yikanga aranje avuga ati nise ni impano ya Silas nayo kandi? Umusore ati oya, ati iyo rwose ni impano yanjye, ati nako nakuguriye, ati akangaka rwose ukambaye karakugaragaraho neza. Umusore hano yamuzaniye agashanete ko kwambara mu ijosi. Umukobwa bagiye kukamwambika aravuga ati oya, ati yuke yuko mu kanya ngiye kujya ku ishuri kuba nakaka urupapuro runyemera rwose gukomeza kwigira mu rugo, ati rero byagaragara nabi nambaye akantu nk'aka ngaka gahenze, aturabizi yuko nashaka ka abanyeshuri bambonana ikintu nk'icyo ngicyo. Umusore ati ati ndabyumva, ati noneho ubu ngubu nagutwara ku ishuri. Umukobwa ati oya, ati rwose bwira umushoferi wawe kuntwara. Umusore ati none se ndasebetse ku buryo nagutwara? Umusore hano ariko abari gutebya. Umukobwa ati oya Wilson nagusebetse. Umusore aranje avuga ati sinzi impamvu rero udashaka yuko ari njye gutwara, ariko kuba ushaka ko umushoferi wanjye ari ugutwara, ati rwose ari buze kugutwara ntugire ikibazo. Barakwereka umukobwa yahise agenda, gusa nanone Wilson amubwira yuko ari we uri buze kujya kumufata ku ishuri. Barakwereka feri ya mbere umukobwa yahise aza hano ku ishuri kureba mwarimu we, aranje amubwira ati nshaka urupapuro runyemera kuba mpagaritse amasomo. Mwarimu aramubwira ati none se cyarwana na cya kibazo, ati ntumbwire yuko iyo ndawanze kuyikuramo. Umukobwa aranje aravuga ati mwarimu urumva nyine, ati rwose babiteye ikibazo, ati nuko ndashaka kuba najya kwiyitaho, ati kandi ntugire ikibazo pe, ati nyuma yuko mbyaye nzagaruka kwiga ndagusezeranya. Wibuke mwarimu we nawe ntago aramenya yuko umukobwa ubu ngubu abayeho ubuzima bwiza, noneho ashobora no kuba yakita ku mwana agiye kubyara.
bari kwereka ibyacu ntibyatinze abanyeshuri bigana na Karina bari barimo guhingiriza hano aho Karina arimo kuganira na mwarimu. Barangije baravuga ati mana yanjye umva Karina arimo kuba yasaba mwarimu ngo ajye kumusohokana. Ati bigaragara yuko Karina asigaye afite amafaranga aho yahuriye na Mr Wilson akamubera assistant. Icyo batazi nuko asigaye ari n'umugore we. Karina yaravuze ati mwarimu ati nagusabaga niba bishoboka ati rwose waza tukajya gusangira ibya saa sita nkakugura ibya saa sita ati kubera ko waramfashije kuva na mbere hose wamenya ko mfite iki kibazo kandi ukomeza kugenda upfasha. Mwarimu we yarari guhakana avuga ati amafaranga yawe ntabwo ufite kuyica ubusa atugomba kuyafata neza. Abanyeshuri bahise babinjirana barangije baravuga ati mwarimu ati rwose Karina kuva yaba assistant wa Mr Wilson ati asigaye afite amafaranga ati kandi urabizi yuko uriya mugabo ari umunyamafaranga ati rero agombe kuba yaramuhaye ka bonus k'amafaranga menshi ati nta mpamvu yuko wanga ko ajya kukugurira. Abanyeshuri baraha barangije baravuga ati ahubwo Karina kubera yuko natwe twiganye ati ahubwo natwe reka tujyane twese ujye kutugurira ibya saa sita. Karina muri ako kanya yahise abasohokana kandi muri restaurant ihenze. Mwarimu we yarebye hano kuri menu yo muri restaurant arangije aravuga ati none se ko ibyo kurya biri hano byose bihenze urumva hano twatumiza ikihe ko byose mbona bihenze. Wa mushuti wa Karina uzi ibanga rya Karina arangije aravuga ati mwarimu ati we nugira ikibazo ati tumiza Karina turabizi neza yuko ari buze kubyishyura. Ati se naguzi yuko yari assistant w'umukire ati rwose ari buze kubyishyura. Abari hano bakavuga ati cyangwa Karina shaho asigaye afite urusaza rw'urukire akaba ari rwo muri iyi minsi bari guteretana akaba ari rwo ruri kumuha amafaranga akaba ari nayo mpamvu yatse icyemezo cyo kuba avuye mu ishuri. Agakobwa k'agashuti ke karaha kumvise batangiye kumuserereza karavuga ati ibyo bintu mureke kubivuga ntago ari byo. Mwarimu we nawe arangije agira amakinga aravuga ati ariko se koko Karina ejo bundi rwose nta kintu na kimwe wari ufite nari nkuhangayikiye dore iri imfubyi nta babyeyi ugira none aka kanya uravuze ngo dusohokane muri restaurant nk'iyi ngiyi ihenze ndetse uranavuze ngo ugiye kuba uretse ishuri ho gakeya. Umukobwa arangije aravuga ati mukuri ati rwose mwarimu mbabwije ukuri ati narashyingiwe pe ati ubu ngubu mfite umugabo. Abakobwa baraha barangije barikanga ati none se niba warashyingiwe kubera iki uwo mugabo wawe utamutwereka ati cyangwa ibyo twaketse nibyo washyingiranwe n'urusaza rukuze rufite amafaranga akaba ariyo mpamvu ugiye kuba uvuye mu ishuri. Ati ibyo bintu si byaba ari byo ra. Mushuti we hano yatangiye kumudefana avuga ati gute mwatinyuka kuvuga gutyo ati Karina sheri we ataracyari umusore muto ya mwiza w'umukire kandi w'ibogari ati rero mwivuga ngo sheri we ni umusaza ati vuba ahangaha muzamubona kandi muzamumenya rero mureke guserereza inshuti yanjye ati yagiye kwikundishwa ku musaza kugira ngo ibone amafaranga ikindi kandi sheri wa Karina ngaramukunda cyane iyo ni inshuti ye. Abari hano barangije baravuga ati none se niba ibyo uvuga ko ari byo gute atagaragaza sheri we. Umukobwa nawe kuko atangira kubitekerezaho ndetse biba n'amahane kandi wibuke aba bombi yari yaje aje kubagurira. Agakobwa kari hano katangiye kubona bose yatangiye kumuserereza bavuga ati none niba uwo mushiri wadasebetse gute atamugaragaza. Kahise gafata telefoni hano mumbaze ngo kakoze ibiki. Mwarimu we nawe yatangiye kuvuga ati koko Karina ati biteje ikibazo ati nanjye ndi kumva nari buze kurya ibyo kurya batuguriye ati utatweretse uwo mushiri wawe. Barakwereka muri ako kanya Mr Wilson yahise aza arangije aravuga ati nta kibazo ati rwose mwese mwakicara ati tugasangira. Barakwereka ka gakobwa k'inshuti ya Karina ndetse kanabizi neza ko Karina akundana n'uyu Mr Wilson ndetse banashyingiranwe. Kahise kavuga ati Mr Wilson ati waza ukicara hano mu mwanya wanjye ukegerana na Karina. Barakwereka muri ako kanya batarabaza byinshi Mr Wilson yahise avuga ati yego koko ati Karina ati ngiye nawe twarashyingiranwe ati ni umugore wanjye kandi byemewe n'amategeko. Umukobwa arangije avuga ati ntabwo nari mbizi yuko uri buze Wilson. Umusore arangije avuga ati wenda Karina yanze kubibabwira kubera yuko yakekaga ko bizateza akavuyo mu banyeshuri bigana ndetse bigatuma n'abanyeshuri bigana bumva batari comfortable kuri we bamutekereza nk'undi muntu. Ariko ubundi Karina ngiye nawe twarasezeranye ndetse nawe mushuti wa Karina yatangiye kubikabiriza avuga ati iyo usamwe mwari mubizi ukuntu Mr Wilson akunda Karina ati nuko Karina nawe ameze nk'umusazi ntago aba ashaka kubibona ariko Mr Wilson aramukunda cyane. Ubwo Karina nawe akitegereza inshuti akabona yakabirije. Barakwereka abandi bakobwa baraha bari baje ati none se koko Mr Wilson ati nibyo wasezeranye n'uwo mukobwa Karina. Mr Wilson arangije avuga ati rwose ngiyi dore ni icyemezo kigaragaza yuko twasezeranye kiri hano. Kamwe mu bakobwa b'inshuti za Karina karahagurutse karangije karavuga ati none se ako gakobwa ngo ni Karina wagakurikiyeho ibiki. Karina nawe yaratunguwe kubona inshuti bitayishimishije. Mr Wilson arangije avuga ati wa mukobwa rero niba udashimishijwe nuko inshuti yawe rwose yasezeranye ati va ahangaha ntago utumiwe ku meza yacu ati turaza kugumana n'ababyemera.
abandi bakobwa bari aha baravuze ati mbega ukuntu Karina ari umunyamahirwe, ati ntabwo twatekerezaga yuko umukobwa w'imfubyi utagira n'umuvuganira ati yashyingiranwa n'umusore nka Mr Wilson. Barakwereka muri ako kanya mwarimu wabo nawe yahise abyishimira, araje avuga ati mureke tunywemo kubw'urugo rwa Karina ndetse na Wilson. Umukobwa hano agiye kunywa inzoga, Mr Wilson yahise amubwira turatwite ati zana ndibuze kuzikunywera. Barakwereka feri ya mbere n'ibyatinze bahise basohokana aho ngaho na mwarimu wa Karina. Mwarimu wa Karina ndetse yishimye cyane ko ari mu bantu bari bahangayikiye Karina, avuga ati uyu mwana w'imfubyi koko utwite iyi nda azayibyara gute, abashe kwita ku mwana gute. Wibuke ni nawe wamubwiraga ati Karina ati niba biguteje ikibazo twayijyana kwa muganga. Hano rero yatangiye kuvuga ati ubu ngubu ndishimye ati ndetse n'impungenge nari mfite zirashize, kuva noneho Karina afite umuntu nkawe uzajya umureberera ati ahangaha nanjye nzumva nekanye pe. Umukobwa arangije avuga ati mwarimu ati humura rwose nubwo ngiye ati umwana namara kuvuka nzaza gukomeza amasomo yanjye. Ndetse n'umusore yahise abwira mwarimu we ati humura nanjye nzamushigikira mu mishinga ye. Mwarimu nawe arangije avuga ati uyu mukobwa ni umuhanga ati kandi noneho ubwo ashyigikiwe nawe ati mukuri ubushakashatsi bwe buzatera imbere ati ndetse azagera ku rwego ruhambaye pe. Umusore arangije avuga ati nanjye ubwo mushobozi mbumubonamo ati kandi ni kimwe mu bintu bimunkururaho. Barakwereka mwarimu wabo yahise abasezera, umukobwa nawe asezera mwarimu we ndetse asigarana hano na Mr Wilson. Ariko arangije aramubaza ati none se Mr Wilson ubundi wamenye ute yuko ndi hano ndetse wigaragaje kuriya gute, wamenye ute ko bari kumbaza iby'umugabo wanjye. Arangije amubwira ati ya nshuti yawe ati yahise inyandikira imbwira yuko bashaka rwose kugutoteza cyangwa se kukubwira amagambo mabi ati nanjye ntabwo nari gutuma ibyo bibaho ati ndetse umbabarire. Wibuke uyu mukobwa ntabwo aba ashaka yuko Mr Wilson agaragara cyangwa se amugaragaza mu bantu. Umukobwa arangije amubwira ati nta mpamvu yo gusaba imbabazi ati noneho ngubu narwikiye ko nyifite ati ikindi kandi icyaba cyose ati nemeye kuba nagaragariza isi yose noneho yuko uri umugabo wanjye ati ndetse nta n'isoni binteye nta bwoba ati ndetse sinyibifata nk'amahirwe, bifata nk'ibyari bikwiye kubaho. Umusore arangije avuga ati ati rero nshimira aturabizi kwa kuntu kwanjye ujye unshimira. Barakwereka umusore ataramusoma Cyrus yahise avayo. Wibuke yabaye nk'umusazi, ibaze nawe kubaho iyi myaka yose uzi ko nta muntu mu muryango wawe n'umwe ufite, warangiza ukamenya yuko mu muryango wawe hari umwishywa wawe wasagutse ndetse cyangwa se wasigaye, ndetse ukamenya yuko umwishywa wawe wasigaye ari umuntu watumye ugira ubuzima ufite. Wibuke mama w'uyu nguyu Karina niwe wahaye amafaranga Cyrus yo kuba yatangira ubuzima bwe. Barakwereka umukobwa hano yaramubwira ati Cyrus ati rwose nta mpamvu yuko unsaba imbabazi ati nta kintu na kimwe nkeneye yuko kimbangamira mu buzima bwanjye n'umugabo wanjye ati kandi ndakeka iyi myanzuro nafashe yo kuba nakwirengagiza ati mama wanjye azabinshyigikiramo ati niyo yaba hari nawe nicyo yambwira. Barakwereka feri ya mbere ntibyatinze, umukobwa hano yaratashye ndetse n'umusore. Umukobwa agiye kubona hano umusore aje afite amavuta, arangije aramubwira ati ngaho zamura iyo shati yawe nkwereke ati zamura ishati yawe nkwereke. Umukobwa arangije avuga ati uratinyuka gukora ibiki ati inda iracyafite amezi 3 yonyine. Umusore arangije aramubwira ati none se urashaka rwose ngo ku nda yawe hazishushanyeho ibintu cyangwa se hazishushanyeho imirongo ubwo uzaba umaze kubyara ati gira vuba tega ngusigireho amavuta, ntabwo rwose nawe nzi ko ibyo bintu wabikunda. Barakwereka umukobwa yageze aho ngaho aremera, umusore hano atangira kuba yamusigira amavuta akunda nk'umuntu utwite, ndetse umusore arangije aramusoma kugira ngo amwereke yuko aba namwitayeho. Wibuke ubu ngubu umukobwa nawe yavuye ku ishuri ryabo ndetse agiye kuba aba hano mu rugo kugeza ubwo azabyara nibwo azasubira ku ishuri. Umukobwa arangije amubwira ati mu by'ukuri ati sinzi ukuntu nagushimira ati kubera ukuntu wambereye umuntu mwiza. Umukobwa hano bari gushimira umusore arangije amubwira ati nta mpamvu yo gushimira, ndetse umusore aramubwira ati ahubwo urabyumva ute ati guhera uyu munsi ngiye nawe dutangiye kuba twarara mu cyumba kimwe ati urabona nk'abantu bashakanye cyangwa se nk'abantu basezeranye ati ntabwo ari byiza yuko tumara igihe buri wese arara mu cyumba cye. Umukobwa byarangiye amwemereye, ndetse umusore ahita amubwira ati buretse ndaje ati ndetse hari ikintu ngiye kuzana ati ikindi kandi ntugire ikibazo ati nzakurikiza amabwiriza ya muganga. Barakwereka umukobwa hano yaje yitegereza ifoto ya mama we, arangije avuga ati mama ati ndabizi neza yuko ibiri kumbaho byose ari we wabimitiyemo ati ndetse ndabizi neza ko ubuzima bwiza mfite ari bwo wanyifurizaga. Barakwereka muri ako kanya umusore yari yagarutse ndetse ahita amuhamagara ati vayo hano rwose guhera uyu munsi ati nakongera kurara dutandukanye ukundi. Barakwereka hano disi umukobwa nawe yari abyishimiye, arangije ahita aza guhera uwo munsi atangira kurarana na Wilson.
barakwereka twigarukiye hano hamaze guca iminsi noneho inda y'umukobwa imaze gukura ndetse iri mu mezi 8-9. Umukecuru yaravuze ati mbega ati mukuri abana bamaze gukura pe, ati noneho kuva twamenya ko ari abana babiri ati sinjye uzarota abana baje nkababona. Umukobwa yaramubaje ati none se ati urizera abana babiri bose nzashobora kubabyara mukecuru? Umukecuru ati humura rwose ati uzabibasha ati ndetse mu muryango wacu wo kwa Wilson ati niwe uzaba ubaye uwa mbere uzanye abana b'impanga pe, ati newe ishema nawe wa mukobwa we. Umukobwa arangije avuga ati rwose nanjye ndabyishimiye ibyo bintu. Barakwereka ibyacu ntibyatinze uko bari aho ngaho, Auntie Helene nawe yaraje ndetse n'akana ke k'agahungu. Barangije baramubwira ati Auntie Helene ati nawe vayo wicaye rwose nta kibazo, ati umukobwa ubu ngubu inda yiwe iri mu mezi makuru ndetse ari hafi kuba yayibyara, ati mukuru ahubwo mufashe umujyane mu cyumba hejuru ati abe yaruhuka. Auntie Helene yaravuze ati nanjye ndicuza impamvu rwose nitwaraga nabi, ati ndetse ndanagusaba imbabazi pe, ntago nakabaye narakwitwayeho kuriya mu myaka yose yatambutse. Umukecuru hano yabonye ko uyu Auntie Helene yahindutse, wibuka yuko yangaga uyu mukobwa cyane ko yatekerezaga ko uyu mukobwa nabyara abandi bana bakaza muri uyu muryango bazatuma aka kana ke k'agahungu kadatwara imitungo y'uyu muryango. Barakwereka hano umukobwa uraha nawe yashatse kuba yavugisha akana k'agahungu ngo ni Paul, gusa akana k'agahungu ngo ni Paul kabyarwa n'uyu Auntie Helene ubona yuko katamwishimiye. Arangije avuga ati nta kibazo uyu n'umwana ati kandi azagenda amenyera. Barakwereka ibyacu ntibyatinze hano Karina yahise ababwira ati nge rero reka njye kuruhuka, ati ikindi kandi nta mpamvu yo kwigora ati ndaza kwijyana. Ndetse n'akana ka Paul kahise kavuga ati mureke njye kuba nyina hejuru ati nanjye ndaza kuba nzanyuma. Bose bakira aho ngaho bumvise umukobwa ari gutera induru ndetse bigaragara yuko yikubise hasi ndetse yavuye n'amaraso menshi cyane. Kandi wibuke inda yiwe yari igeze mu mezi 8-9. Barakwereka fili ya mbere n'ibyatinze umukobwa baje bamwirukankana hano kwa muganga ndetse umusore ageze aho binjirira baramuhagarika ati we ntago wemerewe kuba wakinjiramo hano. Barakwereka hano rwose umusore yavuze ati none se muganga urakeka ari buze kuba muzima? Mureke duhure muri finali, mwibutsa gukanda subscribe. Bye bye, ndabakunda cyane.